Yesu ahabwe icyubahiro. Twongeye kubaha ikaze kuri uyu mugoroba, turimo gusoza amasengesho yacu y'iminsi 10 tumaze imbere y'Imana. Iminsi yari y'agaciro kandi yari y'umumaro, kuko twari twegereye Imana kugira ngo duhabwe umwuka wera, hanyuma dushobore kwinjira no mu masezerano. Haleluya. Turabashimira ko mwashoboye kwitanga, mwashoboye kuba imbere y'Imana muri iyi minsi yose uko ari 10. Ntago biba byoroshye, rimwe na rimwe ntago biba byoroshye gusenga. Buriya nimba hari ikintu gikomeye mu buzima no gusenga. Gusenga birakomeye, gusenga biragoye cyane. Nubona wabishoboye uzajya ushima Imana, kuko Imana ubwayo niyo iduha imbaraga zo kuba imbere yayo. Imana ni idushoboza kuba mu bwiza bwayo no kuba mu rukundo rwayo. Iyi minsi 10 tumaze imbere y'Imana, twaganira ijambo ry'Imana, twarebye kuri Yesu Kristo, twarebye ku masezerano, twarebye byinshi. Kandi twaganiriye byinshi. Twarebye ubutunzi buhambaye Imana yashyize muri Yesu Kristo. Turi amasezerano akomeye dufite mu buzima bwacu. Ku isezerano rimwe ari Yesu, isezerano rya kabiri ari umwuka wera. Ibyo twabiganiriyeho, tuganira ku buzima bwa Yesu, tureba uwo ari we n'ibimugize, nuko imigisha yose y'Imana iri muri Yesu Kristo. Mukuri ibyo dusaba byose, ibyo dusengera byose, amasezerano yose dufite, ibyo dusaba Imana ijoro n'amanywa, byose biri muri Yesu Kristo. Muri Mbyambye aravuga ngo yafashe imigisha yose yo mu bumana ayibumbira muri Yesu, hanyuma aramuduha. Rero twabonye neza yuko iyo migisha iri muri Yesu Kristo ifunze cyangwa se ifungiranye. Tubona ko Yesu Kristo ni mugari, arimo byinshi, ariko ibyo byinshi biri muri we bifite amakode abifunze. Niyo mpamvu ushobora kuba muri Yesu ukaba uri umukristo, ukaba usenga, warakiriye agakiza, warabatijwe mu mazi menshi, ariko hakaba hari imigisha y'Imana itari mu buzima bwawe. Impamvu suko muri Yesu bitarimo, muri Yesu birahari. Bya bindi byose ushaka, bya bindi byose usengera, kakazi ushaka, wa mugabo, wa mugore, ya visa, ya nzu, ya modoka, kwa kwiga neza, kwa kwambara neza, cya cyubahiro, ya mahoro, wa mugisha, bya byishimo, kwa kurama, kwa kuramba, byose biri muri Yesu Kristo. Ibyo dusaba byose, ibyo twifuza byose, ibyo dusengera byose biri muri Yesu Kristo. Ariko abari muri Yesu Kristo bose ntibafite bwa butunzi. Abari muri Yesu Kristo bose ntibafite ya migisha. Suko batayemerewe, suko bo badafite uburenganzira bwo kuyihabwa cyangwa se kuyibona. Kuko umuntu wese wakira umwami Yesu umuza n'umucunguzi ni umukandida w'imigisha y'Imana, ni umukandida w'amasezerano y'Imana ari muri Yesu Kristo. Ariko hari ibanga risabwa kugira ngo ushobore kwakira ya migisha,
ushobore kwakira bya bitangaza, ushobore kwakira bya bindi Imana yaguteguriye. Iryo banga rero rifitwe n'Umwuka Wera. Niryo sezerano rya kabiri twababwiye. Yesu yavuze ngo nzaboherereza umufasha, ari we Mwuka Wera. Mwuka Wera niwe ubitse amabanga yose y'imigisha iri muri Yesu Kristo. Haleluya. Umwuka Wera abitse ubumenyi n'ubushobozi n'ubwenge n'ubuhanga no gukomera biri muri Yesu Kristo. Niwe ubihishurira abari kumwe nabo, abakorana nabo, abagendana nabo. Iyo wemeye ugaha ikaze Umwuka Wera mu buzima bwawe, ukamwemerera akagutwara, ukamwemerera akakuyobora, ukamwemerera akakuganiriza, ukamwemerera akakubera umujyanama, akuyobora mu nzira zikugeza ku migisha iri muri Yesu Kristo. Uyu Mwuka Wera akugira inama y'icyo wakora kugira ngo ubone ya migisha iri muri Yesu Kristo. Haleluya. Mwuka Wera akuyobora inzira ikugezaho amasezerano y'Imana ku buzima bwawe aherereye. Iyo tudafite Umwuka Wera turahuzagurika. Reka mbereke ukuntu bimeze. Ni ukuvuga ngo ya migisha iri muri Yesu Kristo na ya masezerano ari muri Yesu Kristo Imana yashyize ku buzima bwawe. Wenda wowe amasezerano yawe n'ibyo Imana igomba kuguha yabishyize mu gihugu cya Uganda, ariko wowe wavukiye mu Rwanda, ukurira mu Rwanda, nta nubwo uzi n'ururimi rw'Ikiganda. Iyo udafite Umwuka Wera urakora mu Rwanda ukagerageza ibintu bikanga. Kubera iki? Kuko nubwo wavukiye mu Rwanda ariko umugisha wawe Imana yawushyize i Bugande. Ni example. Kubera iki? Kuko birashoboka ko ushobora kuvukira ahantu ariko atariho umugisha wawe uri. Umugisha wawe uri ahandi. Abisirayeli bavukiye muri Egiputa, ntabwo umugisha wabo wari muri Egiputa, umugisha wabo wari Kanani. Aburahamu yavukiye muri Uri y'Abakarudayi, ariko umugisha wiwe n'amasezerano yiwe ntabwo byari biri muri Uri y'Abakarudayi. Rero yari akeneye kuva ahantu hamwe akajya ahandi kugira ngo ashobore kwakira ku byasezeranijwe, kugira ngo ashobore kwakira umugisha w'Imana. Rero birashoboka ko wavukira mu Rwanda, cyangwa ukavukira i Burundi, cyangwa ukavukira muri Afurika y'Epfo, cyangwa se ukavukira muri Etiyopiya, ariko umugisha wawe utari muri icyo gihugu wavukiyemo, ahubwo umugisha wawe uri ahandi. Birashoboka ko mu mugambi w'Imana ugomba kuzava ahandi wavukiye ukajya muri cya gihugu Imana yagushyiramo umugisha wawe, ukawufata ukawakira, hanyuma ukaba wagaruka muri cya gihugu wavukiyemo uzanye wa mugisha wawe uri mu gihugu cy'amahanga. Cyangwa se Imana yarateguye yuko aho uzajya ariho uzaguma, ari naho uzarira, cyangwa se ari naho uzakirira umugisha w'ubuzima bwawe. Haleluya. Rero iyo udafite Umwuka Wera urabyuka mu gitondo ukavuga uti uko biri kose reka nimanukire
njye Bujumbura, njye Burundi, kuko hari Bujumbura tuvuga ururimi rumwe, nta kibazo nzahagirira, kandi ndebye ndabona nshobora kuhacuriza, ndabona nshobora kuhakorera, ndabona hari ibintu byinshi nahavana. Icyo gihe uzahaguruka umanuka ujya Bujumbura, ariko mukuri nugera Bujumbura uzahangayika kurenza uko wahangayitse uri Kigali. Uzahagarika umutima kurenza uko wahagaritse uri mu Rwanda, kuko umugisha nturi Bujumbura, uri Kampala. Rero umwuka wera akora gute? Umwuka wera azaza gusanga, hanyuma akuganirize, akubwira ati haguruka uve hano muri iki gihugu, kubera ko iki gihugu urimo ntabwo ari cyo kirimo umugisha wawe, ahubwo manuka i Bugande. Nugera Uganda uraza guhura n'umugisha wawe, uyobowe n'umwuka wera, uyobowe n'umwuka w'Imana. Haleluya. Igihe uzaba uyobowe n'umwuka w'Imana, uzahaguruka uve mu Rwanda, uzaza Uganda nta nshuti uhafite, nta muvandimwe, nta wo kugusapotinga, nta n'ukubwira ngo urabaho gutya cyangwa se biragenda gutya. Ariko kubera yuko iyi Uganda ari umwuka wera akuyoboye kandi akujyanye, nuhagera uzahura na wa mugisha w'Imana uri muri Yesu Kristo. Kubera iki? Kuko umugisha urawufite, n'ibyo Imana yasezeranye ku buzima bwawe birahari, ariko wowe ubwawe ntufite ubwenge, ntabwo ufite ubushobozi bwo kumenya neza aho uwo mugisha w'Imana uherereye ku buzima bwawe. Iki nicyo gituma rero abantu benshi bazaba mu nzu y'Imana, bakaba mu rusengero, bagasenga, bakiyiriza, bakagerageza kubana na Yesu, ariko ntibashobore gushyikira imigisha iri muri Yesu Kristo. Kuko buri mugisha wose uri muri Yesu Kristo hari aho Imana yawuteretse, hari aho Imana yawushyize. Wenda ni mu kuboko k'umuntu, cyangwa se ni ahantu runaka, kuko imigisha imwe y'ubuzima bwawe iri mu biganza by'abantu, indi migisha iri ahantu runaka. Rero umumaro w'umwuka wera, iki nicyo Yesu yavuze ikizabagirira umumaro, nuko umwuka wera abamanukira, nuko umwuka wera azaho muri, kuko niwe uzenda ku bya Data akabibaha,
niwe uzenda ku bya data akabibamenyesha. Haleluya. Azafata kuri amasezerano yose, azafata kuri bya bindi byose abibahe, abishyira mu biganza byanyu. Azatuma mushobora kwakira buri mugisha wose Imana yabageneye uri muri Yesu Kristo. Reka ntanga urugero rutoya. Bibiliya ivuga ngo buri kigabo cyose Imana yakiremeye ikigore cyacyo, cyangwa se buri kigore cyose Imana yakiremeye ikigabo cyacyo. Iyo udafite umwuka wera ntabwo ushobora kumenya umuntu Imana yakuremeye, cyangwa se umuntu Imana yahamagariye ubuzima bwawe. Biragoye, ntabwo wapfa kubisobanukirwa, ntabwo wapfa kubimenya. Haleluya. Rero akazi k'umwuka wera, araza agashyira connection hagati yawe n'Imana yaremeye ubuzima bwawe. Araza agashyira connection hagati yawe n'umugabo muzabana, n'umugore muzabana. Uko niko wakira umugisha wa Yesu Kristo, cyangwa umugisha uri muri Yesu Kristo w'urushako w'urugo rwawe. Iyo utabaye n'umwuka wera, uragenda ugashakana n'umukobwa uzapfa ejo mu gitondo, uragenda ukarongorwa n'umugabo uzagutwara mu cyerekezo gitandukanye n'umuhamagaro w'ubuzima bwawe. Ariko mwuka wera aragenda akagufata, akakuyobora mu nzira ikwiriye, akakujyana aho ugomba kwakira amasezerano. Hari amasezerano menshi dufite mu buzima bwacu, hari amasezerano menshi dufite mu mihamagaro yacu, ariko aya masezerano kugira ngo yuzure, kugira ngo tuyahabwe, bisaba yuko twakira umwuka wera, bisaba yuko twuzura umwuka wera. Haleluya. Uyu mugoroba turavuga ko kwuzura umwuka wera duhabwa amasezerano. Turavuga ko kwuzura umwuka wera bituma amasezerano yuzura, bituma ibyo Imana yavuze ku buzima bwacu bidusohoreraho. Iyo tutuzuye umwuka wera, biragoye yuko ibyo Imana yatuvuzeho bisohora. Haleluya. Iyo tudafite umwuka wera mu buzima bwacu, tujya kure y'amasezerano, tujya kure y'ibyo Imana yatuvuzeho. Biragorana ko ibyo Imana yagusezeranije bizuzura mu buzima bwawe. Ariko iyo umwuka wera kujeho, bituma ibyo Imana yakuvuzeho byoroha kugira ngo ubigereho, kugira ngo ubyakire. Rero reka uyu mugoroba turebe mu ijambo ry'Imana. Mumbire Bibiliya zanyu, turasoma mu gitabo cya Samweli wa mbere ibice 9 umurongo wa 26. Biravuga ngo bukeye bwaho bazinduka kare mu rubongobongo. Samweli ahamagara Sawuli ari hejuru y'inzu, aramubwira ati haguruka ngusezerere. Nuko Sawuli arahaguruka asohokana na Samweli, bajya hanze. Bakimanuka aho umudugudu ugarukira, Samweli abwira Sawuli ati bwira umugaragu wawe atambuke abe agiye
imbere, nuko abanyuraho ati, ba uhagaze aho none aha, nkumvishe ijambo ry'Uwiteka. Reka tujye mu gice cya 10 umurongo wa mbere. Nuko Samweli yenda imperezo y'amavuta ayamusuka ku mutwe, aramusoma, aravuga ati, mbese ibyo si byo byerekana ko Uwiteka kwimikishije amavuta ngo ube umutware wa gakondo ye? Nuko ubu numara gutandukana nanjye, uraza gusanga abagabo babiri ku gituro cya Rasheli mu rugabano rwa Benyamini i Selusa. Barakubwira bati, indogobe wari ugiye gushaka zarabonetse, kandi noneho so ntagihagaritse umutima w'indogobe, ahubwo ahagaritse uwawe. Ariho aravuga ati, noneho iby'umwana wanjye ndabikika nte? Maze nutirimuka aho ukagera ku giti cy'umwera w'itabora, urahurirayo n'abagabo batatu bazamuka bashengerera Imana i Beteli, umwe ahetse abana b'ihene batatu, undi yikoreye amarobe atatu y'imitsima, undi yikoreye imvumba ya vino. Barakuramutsa, baguhe amarobe abiri uyakire. Maze uragera ku musozi w'Imana, aho ingabo z'Abafilistiya ziganditse. Nugera muri uwo mudugudu, urahurirayo n'umutwe w'abahanuzi bamanuka na neberu n'ishako n'imyirongi n'inanga, bibagiye imbere bava mu rusengero rwo ku kanunga. Urasanga bahanura. Umwuka w'Uwiteka ari bukuzeho cyane, uhanurane nabo, uhere ko uhinduke ube umuntu mushya. Haleluya. Kandi ibimenyetso nibigusohoraho, ugenze uko bikwiriye, kuko Imana iri kumwe nawe. Kandi uzantange kugera i Gilugari, nanjye nzagusangayo, nje gutamba ibitambo byoswa n'ibitambo by'ishimwe yuko ari amahoro. Uzamare iminsi 7 untegereje, kugeza igihe nzaza nkagusobanurira icyo ukwiriye gukora. Nuko agiteruka aho Samweli yari ahagaze, Imana imuha umutima mushya, maze uwo munsi bya bimenyetso byose birasohora. Nuko bageze kuri uwo musozi, umutwe w'abahanuzi umutwe w'abahanuzi uhura nawe. Umwuka w'Imana amuzaho cyane, ahanurana nabo. Maze abamenyaga kera bamubonye ahanura, nabo bahanuzi barabazanya bati, mbese bibaye bite kuri mwene Kishi? Mbese Sawuli nawe ari mu bahanuzi? Umwe mu baturage baho arabasubiza aravuga ati, mbese abo ni bene nde? Nicyo cyatumye biba iciro ry'umugani ngo, mbese Sawuli nawe ari mu bahanuzi? Nuko amaze guhanura ajya ku kanunga. Haleluya. Yesu ashimwe. Turavuga ku mugabo witwa Sawuli. Uyu Sawuli amaze gutakaza indogobe zase, yarahagurutse ajya gushaka indogobe, ariko amaze iminsi bazera mu misozi barazibuze. Umugaragu wamugira inama ati, reka tujye kureba bamenya, tujye kureba umuhanuzi atubwire. Ageze ku muhanuzi, ntiyahanuriwe ngo abwirwe iby'indogobe gusa, yarabwiwe ati, indogobe zaso zarabonetse, ahubwo umva icyo Uwiteka akubwira. Yaguhisemo ngo ube umwami wa Isirayeli. Haleluya. Imana yagutoranije kugira ngo umukozi wayo,
kandi uyobora iki gihugu. Uwiteka aragusukaho amavuta. Inzu ya Isirayeli yose izakubaha kandi izagukorera ndetse izakuyoboka. Haleluya. Uko niko byagenze. Samweli azimana Sawuli, bararya baranywa bararyama. Mu gitondo amamaga bambwira ngo ngwino nkubwire ibyo Uwiteka akuvugaho, hanyuma ngo usezerere tugende. Abwira umugaragu ati uyu mugaragu ntakwiriye kumva ibyo ngiye kuvugana nawe, nagende, ariko wowe sigara gatoya. Samweli avugana na Sawuli aramubwira ati tugiye gutandukana. Nugera imbere azagura n'abagabo 3, urazagura n'abikoreye imitsima, urazagura n'abafite ihene 3 n'abana b'ihene 3, ariko ukomeze urugendo wigira imbere. Haleluya. Nugera imbere urazagura n'abahanuzi, ariko abandi muri buhure bafite imitsima 3 baraza kuguha amarobo 2 y'umutsima, uze kuyakira uyagumane. Ibi nibyo Samweli yarimo abwira Sawuli. Sawuli yarakiri umusore, yarimo amubwira ibintu bigiye kwa mukanya gato kari imbere. Ambwira ati ugiye kuva aha, ariko nugera imbere nuko biri buze kugenda. Baragenda ati nugera none imbere urasagura n'abahanuzi n'umutwe w'abahanuzi bafite abaririmbyi imbere, bafite neberi n'inanga bagenda bacuranga. Abahanuzi nuhura nabo umwuka w'Uwiteka araza kukuzaho. Haleluya. Uyu mugoroba hari umuntu umwuka w'Uwiteka agiye kuzaho kugira ngo yuzurizwe amasezerano. Umwuka w'Uwiteka nakuzaho uraza gutangira guhanura, uraza kuzuzwa umwuka wera, utangira uhanurane nabo. Uraza kuba ugeze ku musozi w'Uwiteka ahantu hari ingabo z'Abafilisitiya, urahura n'abantu bavuye mu rusengero. Haleluya. Hari umusozi tujyaho tukakira umwuka wera, hari ahantu wikonekita ukakira imbaraga z'Imana. Nababwiye ngo ntago ari buri hantu hose umwuka wera aba, si buri hantu hose wakirira imbaraga z'ijuru, si buri hantu hose Imana ivuganira nawe, si buri hantu hose uhererwa amasezerano, si buri hantu hose ibyo Imana yakuvuzeho byuzurira. Yesu ashimwe. Sawuli yari yakiriye isezerano, yari yavuganye n'umuhanuzi, yari amubwira ugiye kuba n'ibigiye gukurikira byose, ariko kugira ngo byuzure yagombaga kubanza kuzura umwuka wera. Biravuga ngo Sawuli aragenda, ageze imbere ahura n'aba bahanuzi. Koko ahura n'abagabo ba mbere bamuhereza amarobo 2 y'imitsima, arayakira. Ageze imbere akubitana n'aba bahanuzi n'agatsinda ry'abahanuzi bavuye ku rusengero, bafite inanga, bafite neberi, barimo baririmba, bahuye nabo. Haleluya. Biravuga ngo agihura nabo, ako kanya umwuka w'Imana, umwuka wera ahita amanuka ku buzima bwa Sawuli. Bibiliya iravuze ngo ahita ahinduka umuntu mushyashya. Haleluya. Iyo twakiriye umwuka wera, iyo twuzuye umwuka wera, duhinduka umuntu mushya. Umuntu wuzuye umwuka wera abatandukanye n'umuntu wari usanzwe, abatandukanye n'abandi mwari musanzwe muzi. Ngo ahita ahinduka umuntu mushya, ako kanya yuzura imbaraga z'Imana, nawe atangira kuvuga mu ndimi, atangira kuvuga gukomera kw'Imana, nawe atangira guhanura. Ngo abantu baritegereza baratangara, bavuga ngo ese Sawuli nawe burya ni umuhanuzi, mwene Kishi burya nawe ni umuhanuzi. Haleluya. Burya mwene Sawuli yabaye umuhanuzi kuva ryari? Abantu bagiye kugutangarira. Yesu ashimwe. Abantu bagiye kugutangarira kuko umwuka yagiye kukuzaho aguhindura umuntu mushya, ukora ibintu bitangira gutangaza abantu. Bagiye baza ngo ese kanaka yabaye gutya kuva ryari? Ese kanaka byagenze kura kuva ryari? Ntago babisobanukirwa kuko ni igikorwa cy'umwuka wera. Ntago babimenya kuko ni ibanga ry'umwuka wera.
ni imikorere ya Holy Spirit. Shimwa Yesu. Sawuli arahanura yuzura umwuka wera. Reka mbabwire ngo kugira ngo amasezerano ari ku buzima bwa Sawuli yuzure, yo kuba umwami, yo kuba mukuru, yo gutegeka igihugu, byari ngombwa ko agomba kubanza kuzura umwuka wera. Hari amasezerano menshi ari mu buzima bwawe atigeze yuzura, atigeze asohora, kuko Imana yategereje igihe uzuzurira umwuka wera. Yesu ashimwe. Ntabwo Imana yaguha umugabo wayo, umusore wayo yiteguriye yireme, wuzuye umwuka wera, wowe utarawuzura, wowe utarakira imbaraga z'Imana. Ntabwo yaguha umukobwa wayo yirereye mu rusengero, yirereye mu nzu y'Imana, yirereye mu murimo wayo, wuzuye umwuka wera, wowe ucyuzuye ifuro ry'inzoga. Oya, hari abandi mujya muhura handi ku tubari baje gutega, niwe uzandurukana nawe. Ariko mu rusengero wuzuye umwuka wera, ntabwo Imana izamugwa. Hari icyubahiro Imana itazakwicazamo, iby'isi byo uzabibona. Yesu ashimwe. Umugore uzishakira uzamubona without the Holy Spirit, n'umugabo uzishakira uzamubona without Holy Spirit. N'iby'isi uzirukaho ubwawe ku giti cyawe uzabibona. Ariko ivuye ku Mana, amasezerano y'ubumana, amasezerano y'Imana, iby'Imana yiremeye yateguriye abana bayo, biri mu kiganza cyayo, kugira ngo ubyakire, kugira ngo ubibone, bigusaba kubanza kuzura umwuka wera. Niyo mpamvu dufite amasezerano menshi tugendana nayo, tubana nayo, atajya asohora. Kubera iki? Nta mwuka wera dufite. Ntabwo twigeze twuzura umwuka wera, tubayeho ubuzima budafite umwuka wera. Ibyo bituma twicana amasezerano tugakomeza tuvuga. Yesu ashimwe. Tugakomeza twibaza, tugakomeza tuvuga, ese bizasohora ryari? Ese bizagenda gute? Ese ko iby'Imana yambwiye bidasohora? Ese kuki isezerano ndibanye imyaka 10? Ese kuki iby'Imana yavuze ku rugo rwanjye bitaza? Kuki iby'Imana yavuze mu muhamagaro bitaza? Kuki iby'Imana yambwiye? Reka nkubwize ukuri, ukeneye guhura n'abahanuzi bakuzuza umwuka wera. Apana babandi banyu mwiremeye muri iki gihe babahanurira ibyo mushaka kumva. Hari abahanuzi twiremeye ugasanga n'umuhanuzi wishyiriyeho akubwira ibyo ushaka kumva. Bamenya wawe, umuhanuzi wawe runaka, uwo ntabwo ashobora gutuma iby'Imana kuvuza bisohora. Oya, ahubwo n'ibyari bigiye kuza sometime hari igihe bifungwa. Ariko nuhura n'abahanuzi bari mu mwuka w'Imana, bazagukonekta, rebo shakara masai, bazagukonekta mu mbaraga z'ubuhanuzi. Abangaba ntabwo ari abahanuzi bakubwira ngo Imana iravuze, ahubwo ni abahanuzi bagucomeka mu mwuka w'ubuhanuzi, bagucomeka mu mbaraga z'Imana, bagucomeka mu kubaho kw'Imana, bagucomeka mu bwiza bw'Imana, bagucomeka mu muhamagaro w'Imana, bagucomeka mu mavuta, hanyuma ukaka, hanyuma ugahinduka, ukaba umuntu udasanzwe. Rebo sekere mosai. Samweli yari yabwiye Sawuli ngo ibyo nibirangira tuzahurire ku musozi w'Imana, tuzahurire na Yoti, kugira ngo nkubwire icyo Uwiteka rero akuvugaho neza, kugira ngo nkwishize mu muhamagaro, kugira ngo nkwishize mu masezerano. Yesu ashimwe. Uzaze duhurire hari. Ariko Yesu ashimwe. Ariko ntabwo nzahahurira nawe. Murumva neza? Mwumve neza impamvu twakoze amasengesho y'iminsi 10. Samweli abwira Sawuli, ndashaka ko tuzahurira ku musozi i Nayoti, kugira ngo nkofaminge iby'Imana yavuze ku buzima bwawe. Ariko wowe usabwa kujyayo iminsi 7
nzakohererezayo iminsi 7. ugomba kugenda mbere yanjyeho iminsi 7, ukagenda ku musozi ukicarayo, ukaharara ukahirirwa, ukamara iminsi 7 untegereje. iminsi 7 nishira, nanjye nzaza mpagusange, hanyuma nkubwire ibyo Uwiteka Imana kuvuga. Yesu ashimwe. kugira ngo wakire amasezerano, kugira ngo wakire umwuka wera, ugomba kuba muri pozisiyo yo gutegereza. abantu benshi ntibajya bakira amasezerano y'Imana kubera ko gutegereza birabananira. kumara iminsi 7 utegereje isezerano, utegereje mwuka wera. Yesu ashimwe. tumara iminsi 10 imbere y'Imana dutegereje umwuka wera. iminsi 10 se ni myinshi, ariko niyo principe, niryo hame. ntabwo umwuka arashobora kuza utamutegereje. niyo mpamvu kuva wakizwa kugeza uyu munsi umwuka wera atarakuzura mu buzima bwawe, kuko imyaka yose umaze mu gakiza nta gihe wigeze uba muri pozisiyo yo gutegereza umwuka wera. nta gihe wigeze wicara uvuga ngo ntegereje umwuka wera ko ari buze akuzura ubuzima bwanjye. ndi hano ku birenge byawe, nyotewe shaka, nkunda cyane byanjye nawe. Haleluya. ndi hano ku birenge byawe, ndi hano ndategereje, ndi hano ndindira icyo uvugana nanjye, ndi hano ndindira icyo umbwira. Samweli abwira Sawuli, uzamara iminsi 7 untegereje i Nayoti, uzamara iminsi 7 untegereje ku musozi, nanjye nzahagusanga nkubwire, nanjye nzagusanga wuzuzwe umwuka wera, nanjye nzagusanga nk'ufurimo icyo Imana ivugana nawe. Yesu abwira abigishwa biwe, mujye Yerusalemu mu cyumba cyo hejuru, hanyuma murindire ibyasezeranijwe, murindire iby'umwuka wera. Haleluya. gutegereza ni ihame ry'umwuka wera, gutegereza ni ihame ry'ubumana. iyo udashobora gutegereza ntushobora no kwakira iby'Imana, iyo udashobora gutegereza ntushobora kwakira amasezerano. abantu bakira amasezerano mu buzima bwabo ni abantu bihanganiye gutegereza igihe cy'Imana. gutegereza ni principe y'umwuka wera, gutegereza ni ihame ry'umwuka wera. nudategereza ntabwo uzakira. Sawuli aragenda ajya i Nayoti, arategereza, 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 arategereza. umunsi wa mbere niba byoroshye, uzi iyo wicaye utegereje umuntu uzagusanga ahantu, iminsi ntivaho iri, n'amasaha ntagenda, ubona butira, ubona budacya, ubona ijoro ritavaho riri. uzi ko mara iminsi 7 wicaye utegereje umuntu ngo azaza. ariko Samweli we yaramubereye clear, ambwira ngo uzamara iminsi 7 kandi nzaza iminsi 7 irangiye. ntabwo tuzahurira ku munsi wa 7, wowe uzaba uhicaye guhera ku munsi wa mbere untegereje. Haleluya. Yesu ashimwe. kubera iki? kuki yamwohereje akambwira ngo genda ujye kuri ya musozi uhamare iminsi 7 untegereje? nuko ubushize nabwiye ngo nzababwira ku misozi. muri iyi minsi iri imbere nzashaka akanya baganirize ku misozi. Yesu ashimwe. Sawuli ubwe yicaye kuri uyu musozi ategereje Samweli. buri munota, buri segonda hari change yabaga mu buzima bwe, hari imbaraga zamuzagaho, hari ubwiza bwamumanukiraga, hari impinduka zazaga kuri we, hari ugukomezwa, hari uguhabwa ubushobozi, hari uguhabwa umwuka wera, byamanukaga ku buzima bwiwe. Haleluya.
ntabwo yari yicaye gusa, ahubwo kuri uyu musozi muri iyi minsi 7 yariyirizaga, muri iyi minsi 7 yarasengaga, muri iyi minsi 7 yasomaga ijambo ry'Imana, yasubiraga mu byanditswe, yasubiraga mu buhanuzi, yasubiraga mu masezerano, yari mareba iby'Imana avuze ku Bisirayeli. Iyi minsi 7 ntabwo yari yicaye gusa ari mareba aho Samweli azaturuka, oya, ahubwo yarimo training umwuka wiwe, yarimo training umutima wiwe, yarimo ahindura umubiri kuba ready. Haleluya! Kuko ijambo ryavuze ngo umwuka akimumanukira Yesu ahinduka umuntu mushya, Yesu ahinduka umuntu utandukanye n'uwo yarari we. So rero uyu mwanya wo gutegereza uba ari umwanya wo kongera kwisuzuma, umwanya wo kongera kureba intege nke zawe, aho ucikira intege, aho ubabarira, aho urakarira, aho usubirira inyuma. Haleluya! Iyi minsi yo gutegereza iba ari iminsi yo kwisuzuma, yo kwireba, yo kureba ibyo uhindura, yo kureba ibyo ukeneye. Yesu ashimwe. Yari yamuhaye iminsi 7 kugira ngo Sawuli yicare yirebe, yimenye, amenye uwo ari we, amenye uko ahagaze, amenye ibyo akora, amenye icyo akeneye, amenye icyo asaba Imana. Abantu bose bahawe uyu mwuka bari muri pozisiyo yo kuwuhabwa. Nababwiye kare ngo ntabwo umwuka wera aravoka zahiriye rimwe usabagiza kugira ngo zitakuboreraho, oya, aza agaciro kiwe, arusha agaciro zahabu na diyama. Ntabwo wapfa kumubona uko wiboneye. Yesu ashimwe. Ntabwo wapfa kumugera, ntabwo wabyuka ngo uhite ubona umwuka wera. Aza kuri wa wundi wamutegereje kandi uri mu mwanya we. Iyi minsi 10 maze utegereje imbere y'Imana, Imana isuka umwuka wera hejuru ubuzima bwawe kugira ngo amasezerano yose y'Imana kuriho asohore kandi yuzure. Sawuli ibyo yabikoze neza, abicamo neza. Samweli araza arahamusanga, amusukaho umwuka wera, amusukaho amavuta, amusukaho imbaraga z'Imana, aramwimika. Hanyuma Sawuli ahinduka umwami. Isezerano ryo kuba umwami ryuzuzwa nuko yuzuye umwuka wera. Usengere kuzura umwuka wera, usengere kuzura umwuka wera. Yesu aravuze ngo muzaba abagabo. Haleluya! Muzaba abanyembaraga, muzaba intwari, umwuka wera nabamanukira, umwuka wera nabazaho. Oh, haleluya! Muzagendera mu mbaraga, muzagendera mu bimenyetso, muzagendera mu bitangaza, muzakora ibintu bidasanzwe. Umwuka wera naza ku buzima bwawe. Mwuka wera nabuzura. Abasakara Masai. Sawuli arahaguruka, yinjira mu bwami, arakora. Ingabo ziramuyoboka, abaturage baramuyoboka, abantu bamuzaho kuko yuzuye umwuka wera. Umwuka ari kuri we, imbaraga z'Imana ziri kuri we. Aforoma ingabo, yari we mwami wa mbere w'igihugu cya Isirayeli. Abantu bose baramwumvira, baramwishimira, arabategeka, arabayobora. Twari mu gice cya 10, igice cya 11, cya 12, cya 13, cya 14. Tugeze mu gice cya 15, Sawuli arirara, iby'umwuka wera bishyira ku ruhande. Yibagirwa icyamugize uwo ari we, yibagirwa icyamuhinduye. Hanyuma afata iby'umwuka bishyira ku ruhande, atangira kwiyobora. Samweli arazamubwira ati, Imana yavuze ngo genda urwanye Abameleki ubarimbure kandi ubakureho. Sawuli arahaguruka, aragenda, ageze ku rugamba, asiga umwuka wera inyuma wamugiraga inama, asiga umwuka wera wamwemezaga gukora iby'Imana amuhamagariye, asiga umwuka wera waganirizaga umutima wiwe. Hanyuma atangira gukoresha ubwenge n'ibitekerezo byiwe. Abantu benshi buzura umwuka wera, umwuka wera akabajyana muri pozisiyo runaka, akabicarikanya n'abantu bakomeye, akabashyira muri pozisiyo zikomeye, akabaha amatitire meza,
akabaha ibyo batigeze batekereza mu buzima bwabo, hanyuma bagera muri iyo myanya ihambaye bagahita basiga umwuka wera hahandi bingingaga bataka barira, yinginga Imana, Mana ndashaka umugabo, Mana ndashaka umugore, Mana ndashaka akazi, Mana ndashaka visa, Mana ndashaka inzu yanjye, Mana ndashaka, winginga ijoro n'amanywa, urira utakambira Imana usaba umwuka wera. Mwuka wera yakuza akakugirira ubuntu, akakwinjiza ukishira ukagera muri uwo mwanya, hanyuma wahagera wa mwuka wera watakambiraga ngo akuzamure ugahita umushyira inyuma, warangiza ugatangira gukoresha ubwenge bw'isi, ugatangira kubaho nk'uko abandi babaho, ugatangira kujya kugisha inama abandi bagore bagenzi bawe. Ese bigenda gute? Ati burya rero mu rugo biba amafaranga gutya, burya rero mu rugo ntabwo umugabo umwe yaguhaza, burya rero mu rugo turiya dufaranga umugabo agusigira, buriya hari ibindi bigo bijya bitanga amamiliyoni n'ibihumbi by'amadolari batanga n'amasorute n'ibiki byose. Ati burya rero burya kugira ngo umugabo mwumvikane neza, hari ahantu twakujyana bakaguha hagati, umugabo ukazajya umbwira ngo icara, agahita yicara, mbwira haguruka agahaguruka, ntimujye impaka. Watakambye umwuka wera ngo urugeremo, ariko utangiye gukoresha ubwenge bw'isi, utangiye kuborwa n'isi. Muri pozisiyo wagezemo mu kazi aho uri, vanderedi wajyaga wiruka nk'ujya mu cyumba cy'amasengesho, ujya mu materaniro, ujya kuruhuka, ati dufite overnight mu ijoro turaza kuba turimo dusenga, ariko basigaye bakubwira ati no, twahembwe kamemu, tujye kubyina muri boîte, tujye kurya ubuzima, tujye kurya show, tujye kurya isi, ngwino tukwerekana ubarira agakoko keza. Ese ifu yo kwa runaka urayizi? Ese wari bwarye inkoko muri hoteli runaka? Ako kanya iby'umwuka wera n'iby'Imana bikaba bitangiye gusigara inyuma, kandi warinje amasezerano winjijwemo n'umwuka wera. Nuko byagendekeye Sawuli. Sawuli yikorera ibyo ashaka, avuga reka nanjye nifatira inka nziza, nifatira abagore beza n'abakobwa beza n'abasore beza, nanjye nifatira iminyago. Buri mwami wese yagiye ku rugamba azana iminyago. Nuko byagenze. Agarutse Samweli azayiruka, wa mwuka w'Imana naguhereye nawe uti ku musozi wawusize hehe ko atakiri kumwe nawe? Ko mbona urimo ukora ibyo ushaka utagikora ibyo waborwa n'umwuka wera? Atari ko giye burya rero burya n'umwami kandi no kumva numviye ntungore nange nyine naritse n'abajenari bakora ibyo bashaka. Samweli ati naje kubwira ko umwuka wawe utaye. Ndatari ku mwuka nkutanguti bikigiye ko ndi umwami, ko mfite ingabo, ko mfite buri kintu icyo ari cyo cyose. Urashaka kumpoza muri bya bindi by'inayoti bisuzuguritse biri aho ngaho? Reka ubu ngubu nabaye umwami, nabaye king. Bya bindi byari ibya kera. Hari umuntu umwe twigeze kuba tuvugana, ndangije ndamugana ari kuri ukuntu twajyaga tujya Kanyarira tukagenda amasaha 2 z'ijoro 3 z'ijoro hatabona, tumanuka ducari, angije ambwira ngo shango burya bwari ubusazi. Narumiwe. Twahajyaga akiri umukobwa nta kazi afite, turirira Imana dusenga, hanyuma arangije Imana iramwibuka, muha akazi keza, atangira kubona amamisi, agatangira kuzenguka hirya no hino mu bihugu bitandukanye. Imana imuha umugabo arabyara. Arangije sinzi ukuntu aje kwa muganiza amwibutsa, ntese uribuka cya gihe? Ngo shango cya gihe twari abasazi. Ubu ntabyo yakora. Hari revugira mukabona ibyo wakoraga byari ubusazi. Ariko reka nkubwire, ibyo bisazi nibyo byaguhinduye uriwe. Yesu ashimwe. Nimba ibyo bisazi byaratumye wone opposition, nimba ibyo bisazi byaratumye Sawuli ahinduka umwami, je nashima kugumana ibyo bisazi. Haleluya. Kuko ibyo bisazi bituma umuntu ahinduka umwami w'igihugu. Kara gasore karo kazerera mu misozi, karimo gashakisha indogobe zase, kara kadafite icyerekezo, kadafite pona ruguru. Ariko ibyo bisazi bikagahindura umwami. Cyebyo bisazi nabikunda cyane kurenza icyo cyubahiro kiribuze kuntandukanya n'Imana. Yesu ashimwe. Kurenza icyo cyubahiro kiribuze kunkura mu bwiza, nagumana na bya bisazi bikomeza bisunika mu Mana, binyegereza Imana kandi binzamura mu migisha y'Imana.
biravuga ngo umunsi umwe Dawidi yari muri ibyo bisazi. Haleluya. Yari muri ibyo bisazi, nyine ibyo bita ibisazi, abageze muri iyo myanya. Ajya muri ibyo bisazi, arabyina imbere y'isanduku y'Uwiteka, aratamba, arataraka, umwitero uraguruka. Umukobwa wa Sawuli araza, yari afite spiriti ya se, aramwitegereza, aramureba, arangije aramunegura. Umutima w'umugaraga atari ko genda ubwire umwami atari kwibuke kuri umwami kandi uri hagati muri rubanda. Dawidi abwira umugaraga ati mva iruhande Satani, mva inyuma genda. Dawidi arataha, ageze mu rugo, umugore we atari ko mwami abatindi ntimukira kweri, uracyafite za karagiteri z'inyuma y'intama, uri umushumburagi, urashobora kujya imbere y'abagaragu bawe ukabyina kugeza igihe n'imyenda itaraka igasohoka ikagenza gute? Dawidi arangije abwira umugore we, amubwira ngo reka nkubwire, izo dignity nicyo cyubahiro uvuga nibyo byakubise hasi iso Sawuli. Hanyuma rero ubu busazi bwanjye nibwo bwazamuye bumpindura uwo ndiwe, so ndeka nisarire ugumane icyo cyubahiro cyawe cyakuye so ku ngoma. Haleluya. Jyewe nzagumana ubusazi bwanjye kuko nibwo bwankuye inyuma y'intama. Ubwo busazi nibwo bwangize uwo ndiwe, ubwo busazi bwambuye se ubwami burabumpa. Haleluya. Aho nuzuriye umwuka wera, aho nahimbarije, niho umwuka yaje kuri jye ampindura umwami. Si uko nabivukanye, ntabwo ari umurage nahawe na data, si nuko abaturage bamisemo, nta n'amatora yabayeho, ahubwo ni umwuka wera. Haleluya. Maze kuzura umwuka wera, naracurangaga umuburi muri suka muvamo. Icyo nicyo cyampinduye umwami, sinzigera nkirekura. No mu busaza bwanjye nzaguma ntambira Uwiteka. Haleluya. Nzaguma nkora ikintu cyatuma nuzura umwuka wera, sinzigera nkora ikintu cyatuma ntakaza umwuka wera. Yesu ashimwe. Mujye mwibuka icyaduhinduye abo turibo. Umwuka w'Imana niwo wakugize uriwe, niwo wakurize impfu nyinshi, niwo wakurize amagisida, niwo wakurize rebo sakara masayini. Umwuka wera ari ku buzima bwawe, niwo wakugize uriwe. Sawuli agumaho atari kumwe n'umwuka wera, atariho umwuka w'Imana. Bigeze mu gice cya 16, Imana yimikira Dawidi. Mu gice cya 17 cya Samweli wa mbere, mugabo witwa Goliyati arahaguruka, Abafilisitiya batera Isirayeli. Dawidi arahaguruka, Sawuli arahaguruka, afata ingabo ajya ku rugamba, azinga urugamba rutsindwa n'imiheto n'imyambi. Ntabwo arazi ko intambara igwana n'umwuka wera. Ahagurukana imiheto n'imyambi n'ingabo n'abajenerali ngo bahagere. Goliyati wuzuye imyuka y'abadayimoni, wuzuye imyuka y'Abafilisitiya ya za Dagoni z'Abafilisitiya. Arahagaranyije abwira tumva, uwo mugabo muri mwe natera intambwe ze hano. Bibiliya avuga ngo batuka mu izina ry'ibigirwamana, abatuka mu izina ry'imana z'Abafilisitiya. Sawuli watandukanye n'umwuka wera, afite ingabo, afite abajenerali, afite impeta, afite imyambi, urugamba rumunanira kurwana neza burundu, ruramunanira burundu. Aricara umunsi wa mbere baramutuka nk'imbwa, baramusuzugura nk'agapusi. Umunsi wa kabiri baramuhindura iyondo, wa mwami wirataga nta kintu avuze, aratinya, arajugumira. Ingabo ziwe zihisha mu muntuza, mu mahema, mu myobo. Goliyati abahagararaho iminsi 10, iminsi 20, iminsi 30, abatuka ijoro n'amanywa. Kubera iki? Mwuka wera yaragiye, nta mwuka wera ugihari. Ku munsi wa 40 hiyizira akana kavuye mu ntama, kitwaje umuhumetso n'ibuye n'inkoni gusa, ariko kuzuye umwuka wera. Haleluya.
kuzuye umwuka wera. Yari yambariye ibikoti by'abashumba, yari yitwariye inkoni, yari yitwariye ibuye gusa n'umuhumetso, ariko yuzuye umwuka w'Imana, yuzuye umwuka wera, yabatijwe mu mwuka wera, harimo imbaraga z'Imana. Reka nkubwire, uzakinisha abantu bose, ntuzakinisha umuntu uri mu mwuka wera. Niyo yaba agenda n'ibirenge, niyo yaba nta koti agira, niyo yaba abwirwa akaburara, ariko ari mu mwuka wera, ntuzamukinishe, kuko imbaraga ziri muri we zikora ibitangaza. Nabwirwa imbaraga z'umwuka wera zamanutse kuri Samusoni, akubita abantu 1000 mu isegonda rimwe, urwasa rw'indogobe rubashyira hasi. Umuntu uri mu mwuka wera arwanisha imbaraga z'ibitangaza, arwanisha imbaraga z'ibimenyetso. Uzatukane n'abandi, ntuzatukane umuntu uri mu mwuka wera. Uzahangara abandi, ntuzahangara umuntu uri mu mwuka wera. Umuntu wuzuye umwuka wera iyo apfukamye agasenga, ijuru riranyeganyega. Umuntu uri mu mwuka wera yapfukamye agasenga, isi iranyeganyega. Umuntu uri mu mwuka wera iyo ahamagaye Imana, ijuru rirakinguka. Haleluya. Uzakinisha abandi, ntuzakinisha umuntu uri mu mwuka we. Dawidi araza, ahageze asanga Sawuli bamusuzuguye, bamuhinduye nk'akabeba, nk'akabeba kumvise ipusi yinjiye mu nzu kari muri parafo, kagiye mu mwobo. Uzarebe ipusi yicaye imbere y'umwobo urimo imbeba, imbeba nayo iri mu mwobo ntishobora kunyeganyega. Ipusi nayo yicaye, agapusi kajya kicara kakazinga umurizo, ubundi kakategereza imbeba iri munsi mu mwobo. Amaherezo urasohokamo ndakubona. Dawidi yahageze, ariko Sawuli yicaye. Uyu ni wa mugabo watangiye yuzura umwuka wera, ariko awushyira ku ruhande. Haleluya. Dawidi araza abwira Sawuli ati umva, reka twumvikane, nabibonye nabimenye, ni ikibazo cy'umwuka wakuvuyeho, reka njye kukurwanyiriza uriya mugabo. Sawuli afata ibikoti byiwe by'amantibare n'ibigofero bya bindi bya gisirikare n'ibikweto n'ibiki byose, ati mwana wanjye reka nkwambike ugende ku rugamba wikwije. Dawidi ati tsokeza nambare. Harambara, arangije atera intambwe imwe, atera intambwe ebyiri, arangije arahindukira aramureba. Amubwira none isi ngibi nimba aribyo byarwanaga urugamba ko wari ubifite, kuki utagiye? Amubwira kiri ibyawe. Abivanamo arabimusubiza. Arangije ati none se kira ngo inkota y'umwami, none se ntiwari uyifite, kuki utagiye ngo uyikoreshe? Ariko basi reka ngo umuheto, none se ntumaranye iminsi 40 kuri uyu musozi bagutuka, umuheto wakumariye iki? Arangije yifatira agakoni kiwe, yifatira umuhumetso, arangije amanuka agera ku kagezi, atoraguye amabuye 5, aragenda ageze imbere yo Mufilistiya namubonye, arangije amusuzugura avuga ati Imana yaremye ijuru n'isi, noneho bagize ngo ndimbwa. Unyohe uzanye inkoni, uzi inkoni imbwa uje gukubita. Cyo ndi umujenerali, cyari ikigabo kirekire gipima nka metero 8 n'amacumi n'ibiki byose. Urujya urandeba, jya uje kureba. Ndamubwira ati nakurebye, naguhengeje, nakuzungurutse, nasanze uri imbwa. Niyo mpamvu nzanye inkoni, nzana icumu ryo kurwana n'iki. Atereka nkubwire, reka bugira urugamba si urwanjye, urugamba n'urw'Uwiteka. Nguteye mu izina ry'Imana ishobora byose. Haleluya. Dawidi yari yuzuye umwuka wera, arahanura, agara imbere ya Goliyati, avuga amagambo atari ay'umubiri, ni amagambo y'umwuka wera. Uku gushira amanga ntabwo ari ugushira amanga k'umubiri. Iwabo w'umubiri ni iwabo w'ubwoba. Iyo turi abo mubiri tuba twuzuye ubwoba, ariko iyo twuzuye umwuka wera turatinyuka, tugashira amanga, tugahagara, tugahangana n'ibihe. Ntabwo duterwa ubwoba na ba Goliyati, ntiduterwa ubwoba n'ibihagaze bishinyitse, ntiduterwa ubwoba n'ibyo abantu barebesha amaso, kuko umwuka wera uturimo atwemeza ko Imana iri kumwe natwe kandi ishobora byose. Umwuka w'Imana turimo atwemeza ko Imana ifite ingabo zihagije kandi ubwayo yihagije. Umwuka w'Imana uturimo atwemeza ko amaboko y'Uwiteka ahagije kwirwanirira. Marebo sekere mosai rebo sakara masaka. Dawidi yari yuzuye umwuka we, ntacyo yarabwiwe n'amacu, ntacyo yarabwiwe n'ingabo n'imiheto n'imyambi. Ambwira ngo umwuka w'Imana undimo, areba
uremeranya nanjye ko uyu munsi ndi buguca umutwe nkakubagira ibisigo. Haleluya. Mwuka w'Imana uri mu buzima bwanjye aremeranya nanjye yuko ibyawe birangira uyu munsi. Ngo arangije akora mu isaho, fata ibuye arazunguza, nguteye mu izina ry'Uwiteka. Yesu ashimwe. Iyo twuzuye umwuka wera tumenya imbaraga z'Uwiteka. Iyo twuzuye umwuka wera tumenya Imana, tumenya imbaraga z'Imana, tumenya uko Imana ikora, tumenya ubushobozi bw'Imana. Iyo tudafite umwuka wera tuba dufite ubwoba, tuba dutinya ibintu byose. Uzi ko ipusi izi imbere y'umuryango ukara udasinziriye kubera nta mwuka wera uri mu buzima bwawe. Ye baba w'abarozi baranyishe, noneho ndapfuye, ibyanjye birarangiye. Ariko iyo uri mu mwuka wera wemeranya n'umutima wawe, uhamanya n'Imana, uhamanya n'umwuka ukurimo, yuko iyo pusi uwayitumye wese n'umurozi uyirimo n'uyicayemo biri munsi y'imbaraga z'Imana yo mu ijuru n'isi. Uraga bakavuga ngo mu izina ry'Uwiteka Imana inkorera, subirayo, n'ibyo waruzanye byose na misiyo yawe mbihinduye ubusa. Warangiza ugasiga inzu y'amavuta, kwigira mu gitanda ukiryamira ugasinzira, hanyuma ukirira ku marembo y'ijuru wirotera abamarayika. Haleluya. Nta na kimwe kizigera kiguhagarika umutima cyangwa kigutera ubwoba. Haleluya. Reka dukomeze twihuse. Sawuli abonye ko Dawidi amukijije umwanzi, ati rero shawereka nkuzane mu buzima bwanjye, ngushyire mu rugo, hanyuma tubane. Noneho buriya n'ikindi gihe Sawuli naza nako Abafilisitiya baza, n'ubundi n'ikindi gihe uzantabara. Amushyize mu rugo. Ariko bukeye mu gitondo asanga intambara zose z'igihugu Dawidi n'uri muzirwana. Iyo utarimo umwuka wera rero ugira ishyari. Umwuka w'ishyari uramufata, umufasha atangira gushaka kwica Dawidi. Wa muntu wamukiza rwamutabaraga. Erega urimo umwuka, iyo utarimo umwuka w'Imana n'ibyakugira neza ubyikuraho. Niko bigenda. Iyo nta mwuka w'Imana uri mu buzima bwawe, ikintu cyakakugiriye neza, ikintu cyakakugiriye umumaro, urakirejeta, uragita. Sawuli atangira guhiga Dawidi kubera iki? Kuko nta mwuka w'Imana uri muri. Kuko umwuka w'Imana murimo yari kumenya ngo uyu nguyu ni umutabazi wa Isirayeli, uyu nguyu ni umunyembaraga, uyu nguyu niwe murengezi dufite muri uru rugamba. Yari kumufata neza. Ariko nta mwuka w'Imana ukurimo usiga umuntu uzakugirira umumaro. Iyo nta mwuka w'Imana ukurimo usiga umuntu wakagufashije, usiga umuntu wakagutabaye, usiga umuntu wakakurwaniriye, usiga umuntu wakagufashije. Ugira nawe umuntu wakakugiriye neza, urejeta umuntu kuko nta mwuka ukurimo. Sawuli afata icumu ngo yice Dawidi. Mwuka wera ntushobora kwica umuntu mu mwuka wera, wamushoboza iki se? Arazibukira icumu rifata ikibambasi. Dawidi arahaguruka arihungira. Yesu ashimwe. Dawidi arahaguruka arahunga yigira i Nayoti. Haleluya. Reka dusome mu gitabo cya Samweli wa mbere ibice 19 umurongo wa 18. Biravuga ngo Samweli wa mbere 19 umurongo wa 18. Nuko Dawidi arahaguruka aracika, asanga Samweli i Rama, amutekerereza ibyo Sawuli yamukoreye byose. Bukeye ahagurukana na Samweli batura i Nayoti. Hanyuma babwira Sawuli bati Dawidi ari Nayoti i Rama. Sawuli atuma intumwa gufata Dawidi. Zihageze zisanga umutwe w'abahanuzi bahanura, Samweli ahagaze aho nk'umutware wabo. Maze umwuka w'Imana aza ku ntumwa za Sawuli, nazo zirahanura. Ngo 21. Babibwiye Sawuli atuma izindi ntumwa, nazo zirahanura. Arongera atuma izindi ubwa gatatu, nazo zirahanura. Bukeye
arihagurukira ajya i Rama ubwe, arasukira ku iriba rinini ry'iseku. Arabaza ati, Samweli na Dawidi barihe? Umuntu umwe aramusubiza ati, bari i Nayoti i Rama. Nuko ajya i Nayoti i Rama, maze umwuka w'Imana muzaho, nawe agenda ahanura kugeza aho yagereye i Nayoti i Rama. Ahageze yiyambura imyambaro ye, ahanurira imbere ya Samweli arambaraye hasi yambaye ubusa, yiriza umunsi akesha ijoro. Nicyo cyatumye avuga bati, mbese Sawuli nawe ari mu bahanuzi. Haleluya. Buriya mu bihe bikomeye by'ubuzima bwawe uzamenya aho uhungira, uzirukire ku muhanuzi kandi uzirukire ku musozi w'Imana. Dawidi abonye ko Sawuli ashaka kumwica, ariruka arahunga, ariko ajya kureba Samweli. Aragenda abwira Samweli, Sawuli arashaka kunyica, ashaka kungira nabi, mutekereza byose. Ndamubwira ati, it's okay, katwigire ku musozi w'Imana, reka twigire i Rama. Baragenda bajya i Rama, hanyuma bajya i Nayoti. I Nayoti ni hahandi Sawuli yuzuriye umwuka wera bwa mbere yinjira mu masezerano. I Nayoti ni hahandi Sawuli yaherewe imbaraga z'Imana. I Nayoti ni hahandi Sawuli yaherewe amasezerano, ni hahandi yasukiweho amavuta y'ubwami. Bibiliya iravuga ngo intumwa ziraza zibwira Sawuli yuko Dawidi na Samweli bibereye Nayoti ku musozi w'Imana. Sawuli afata abasirikare arabohereza ati, none ahangaha nimwihute. Haleluya. Nimwihute mugende mujye i Nayoti, mufate Dawidi na Samweli mubanzanire hano. Abasirikare baragenda bawe n'umujenerali, bagikandagira ku musozi wa Nayoti, umwuka w'Imana aza ku buzima bwabo, batangira guhanura. Baragenda biryamira imbere ya Samweli. Samweli ahagarara imbere yabo arabahagarikira, hanyuma birirwa bahanura umunsi wose. Imana iravuze murakomeye, Imana iravuze Dawidi uzayobora iki gihugu, Imana iravuze ngo Samweli ni umuhanuzi ukomeye cyane, aramukundira mwishimira. Imana iravuze ngo Sawuli ubwami bwiwe burarangiye. Sawuli yohereza abandi ba kabiri, abonye aba mbere batagarutse, nabo bahageze barambika intwaro n'imiheto hasi, bazamuka umusozi w'Imana bahimbaza, baramya, bahanura, bavuga ibimenyetso n'ibitangaza n'imbaraga z'Imana. Inkuru zigera kuri Sawuli. Sawuli afata undi mujenerali wa gatatu n'abandi basirikare bakomeye, ati, mwebwe ndabihanangirije, ibyo bintu by'Imana, ibyo bintu by'umwuka wera, ibyo bintu byo guhanura ntimubijyemo. Nimugende mufate abasirikare mbere n'aba kabiri, mufate Samweli, mufate Dawidi, bose mubafate, nimurangiza mubazanira ahangaha, n'itegeko ntanze. Barangije baragenda n'umujinya n'amakaka n'amategeko n'ibiki byose. Bakigera ku musozi bakubitwa n'umwuka wera. Haleluya. Basanganirwa n'umwuka wera, nabo batacingaho buzura umwuka wera, nabo bazamuka umusozi uvuga ngo Sawuli yadutumye kuza kubafata. Ngo ariko se ninde wafata? Uhagararanye n'Uwiteka. Ninde wagira nabi? Umuntu uri mu mwuka w'Imana n'ubwiza bw'Imana. Nabo baraza bigumira aho ngaho. Sawuli ararakara, ahita ategura abajepe biwe, ategura igisirikare cyiwe, avuga, urabona abashenzi bansuzugura, kanze ngende noneho mbatsinde, ugiye sinanabazana bose guhera kwa mbere kugeza ku wa nyuma, ngiye kugenda mbatsinde hariya kuri wa musozi. Ibyo bihaye ntago bazi ko ndi umwami jyewe, musuzugura amategeko yanjye, kanze ngende mbereke. Sawuli arirukanka n'ingabo, aragenda, ageze mu nzira abaza umuntu ati, tubwire. Ageze akagezi kitwa Seku, bamubwira ati, dore Dawidi na Samweli bari kuri umusozi w'i Nayoti.
Sawuli yambuka umugezi, arambuka, amaze kwambuka arinjira, agikandagira ku musozi. Haleluya! Yarageze kuri wa musozi yahereweho imbaraga z'Imana. Yarageze kwa hahandi yahuriye n'abahanuzi bwa mbere. Yarageze hahandi yigeze guhanurira. Yarageze hahandi yigeze kuzurira umwuka wera. Yarageze hahandi Imana yamuhinduriye ubuzima. Reka mbabwire, niba waraguye ukaba warasubiye inyuma, umwuka w'Imana, imbaraga z'Imana bikaba byarakuvuyeho, ibuka ahantu waherewe imbaraga z'Imana. Ibuka uhagaruke, umwuka w'Imana arongera kugarukeho. Sawuli agikandagira kuri umusozi wa Nayoti, acyakandagiza ikirenge, ako kanya immediately umwuka w'Imana ahita amuza, haramutacinga, aramufata. Sawuli wari ujeje kurimbura abantu, ako kanya yuzura umwuka wera. Biravuga ngo azamuka umusozi ahanura. Haleluya! Ageraho Dawidi na Samweli bari. Noneho umva ukuntu byagenze. Abandi bo barahanuraga mu buryo busanzwe, ariko Sawuli ahageze, we yavanyemo imyambaro yose. Haleluya! Iby'icyubahiro by'ubwami n'ibiki byose birabanza bijya ku ruhande. Ndakunda umwuka wera uzi ubuzima bwawe. Ashyira imyenda ku ruhande, hanyuma arambarara imbere ya Dawidi, arambarara imbere ya Samweli, abwira ati nimwumve uko Uwiteka Imana avuze. Haleluya! Wa muntu wajeje kubarimbura no kubamaraho, wa muntu washatse kwica Dawidi, atumva uko Uwiteka Imana ivuze. Uzabyara abana, uzabyara abahungu, uzubaka urugo, uzagira abagore, uzagira umuryango, uzagira imbaraga. Iki gihugu ni icyawe, n'abari mu gihugu bose bazakuyoboka. Arahanura. Ntabwo yahanuye by'umunota umwe. Twebwe ahangaha isaha imwe tuba dusa nkaho twabatindiye, mwumva twakoresha nk'iminota 15 tukarangiza. Ariko kubera umwuka wera, Sawuli yaryamye hasi, arahanura guhera mu gatondo kugeza saa 12 z'umugoroba, nta kintu arashyira mu kanwa, nta kintu ararya. Arakomeza ijoro ryose. Yesu ashimwe. Aryamye hasi, umwuka wera yamuhinduye ibyatsi, umwuka wera yamugaraguye, umwuka wera nta muntu n'umwe ugikomera imbere y'umwuka wera. Uwo mugabo wakunaniye, muha umwuka wera. Uwo mugore udashobotse, muha umwuka wera. Abo bana bakunaniye, baha umwuka wera. Umwuka wera n'abatacinga, akuzura ubuzima bwabo, akabuzura. Haleluya! Baraza kurambarara hasi imbere y'Uwiteka bahano. Arahanura ijoro n'amanywa, ajyanye imbere y'Uwiteka. Nimba ufite abanzi benshi mu buzima bwawe, bahungire ku mwuka w'Uwiteka. Zamuka ku musozi, jya i Nayoti, jya ahantu ushobora kuzura umwuka wera, kuko nta muntu uzagusanga mu bwihisho bw'umwuka wera. Ntibibaho. Nta muntu uzaza kugutera uri ku musozi Nayoti wuzuye umwuka wera ngo ahakugere hagusange. Ntibishoboka. Ibitero 3 byose bohereje kuri Dawidi, nta na kimwe cyamugeza. Abazaga bose barahanuraga. Na Sawuli ubwe yiyiziye, ntigeze ashobora kugira ikintu amutwara. Ndababwira umwuka wera, nufata umwuka wera ukamuzuza mu nzu yawe, nta murozi uzaza mu nzu yawe. Nufata umwuka wera ukamuzuza mu modoka yawe, ntago izakora gisida, ntago izahirima munsi y'umuhanda. Nufata umwuka wera ukamwuzuza kuri ya ntebe wicaraho mu kazi muri office, nta muntu uzayiguhagurutsaho. Umwuka wera hari, uhageze wese avuga ibyo umwuka wera mutegetse kuvuga. Bazakuza bafite indi migambi, bazakuza bafite ibindi bitekerezo, bazaza huri bafite imitima yo kukugira nabi no kuguhemukira. Ariko nibagera huri kubw'imbaraga z'umwuka wera, bazahindura bavuga ibyo ijuru rikuvugaho. Ntabwo bazakora ibibazanye kubw'imbaraga z'umwuka wera. Deka abana bawe buzura umwuka wera, bakavaringwe n'umwuka wera, bayoborwe n'umwuka wera, bajyane n'umwuka wera. Ibibazo byose urimo n'intambara zose urimo, irukira ku musozi wa Nayoti, jya ku musozi w'Imana, jya ahantu ushobora kubona umwuka wera. Kuko ntago ari imisozi yose ujyaho ngo ubone umwuka wera, ariko i Nayoti
iyo umuntu yagiye inayoti, iyo umuntu yazamutse inayoti, yuzura umwuka wera, yuzura imbaraga z'Imana. Reka Sawuli uguhiga agusanga inayoti. Haleluya. Ihisha inayoti, hungira inayoti. Inayoti ni hehe? Ni handi uherega umwuka wera. Inayoti ni hehe? Ni ka karago kawe kaba imbere y'igitanda, ka kandi usabaniraho n'Imana. Inayoti ni hehe? Ni cya cyumba cy'amasengesho bashyize munsi wawe, ujyamo ukumva icyo rikubwira, ukarota inzozi zigusobanurira ibizaza, ukumva amahoro, ukumva umunezero. Inayoti ni hehe? Ni hahandi wikonegita, ukumva ijuru, ukumva umwuka w'Imana, ukumva imbaraga z'Imana, ukumva amavuta y'Imana. Ukeneye kujya inayoti niho uzakira ibibazo by'isi. Ukeneye kujya inayoti niho uzakirira agahinda n'umubabaro. Ukeneye kujya inayoti niho ubuzima bwawe buzahindurirwa. Inayoti niho twongera kuba activated. Inayoti niho twongera gusubizwamo imbaraga. Nimba waranaguye, nimba utagifite imbaraga z'ijuru, Sawuli nta mbaraga n'ubuz'umwuka zari zikimurimo, ariko ageze inayoti yongera kuzura umwuka wera, yongera guhanura, yongera kuvuga indimi, yongera kuzura imbaraga z'ijuru, yongera gukora mu mbaraga z'Imana. Haleluya. Iki ni cyo cyumba cyo hejuru tumazemo iminsi 10. Ba Petero bari hejuru, nabo bari inayoti yo mu buryo bw'umwuka, bari muri aparumu. Ubundi aparumu ni inayoti. Inayoti ni ahantu ujya uhakandagiye wese agahanura, uhakandagiye wese akuzura umwuka wera. Haleluya. Ni ku marembo y'ijuru, ni ahantu ujya ijuru igakinguka, ni ahantu ujya ijuru abamarayika bakaza, ni ahantu ujya ukuzura umwuka wera, ni ahantu wikonegita ugasobanukirwa icyo Imana yakuvuzeho, ni ahantu ujya ubuhanuzi bukaza ku buzima bwawe. Haranu wikonegita n'umuhanuzi wese yahagera, n'utahanuraga agahanura ku bwawe. Kubera Dawidi yari yicaye inayoti, na Sawuli washaka kumwica mu gahe gashize, ahageze yatangiye kumubwira ibizamubaho, atangira kumubwira ibyiza Imana imugambiriyeho. Yari inayoti. Inayoti niho bategerereza. Inayoti niho Sawuli yari yamaze iminsi 7 ategereje Samweli kugira ngo amuhindure umwami. Inayoti niho Dawidi yahungiye ubwo Sawuli yamuhigaga. Inayoti mu cyumba cyo hejuru niho intumwa 128 bari bicaye bategereje umwuka wera. Inayoti ni ahantu ujya ijoro rikagusanga. Inayoti ni ahantu ujya imbaraga z'Imana zikamanuka ku buzima bwawe. Uyu mugoroba Imana ihindura inzu zanyu nayoti, Imana ihindura ibitanda byanyu nayoti, Imana ihindura ubuturo bwanyu nayoti, Imana ibajyana inayoti, Imana ibatuze inayoti, aho mwuzura umwuka wera, aho mwuzura imbaraga z'Imana, aho abanzi banyu babasanga bagahindukira bakababwira ibyiza. Haleluya. Dusoje amasengesho y'iminsi 10, ariko nkubwira ngo tura inayoti. Inayoti uhashyira ubuzima bwawe, uhategerereza Imana. Ibibazo byose by'iyisi, ba Sawuli bagutera amacumu baguhiga, bahungira inayoti. Ubukene buhungira inayoti. Haleluya. Ibibazo n'intambara ufite bihungira inayoti, kuko inayoti twuzura y'umwuka wera. Yesu ashimwe. Mana mu ijuru baho umugisha abo twabanye muri iyi minsi 10. Mana mu ijuru bagirire neza, kandi Mana mu ijuru ikomeze basukeho imbaraga. Mwuzure umwuka wera kugira ngo mwuzurizwe amasezerano, kuko iyo dufite umwuka wera dushobora kuzurizwa amasezerano. Amasezerano menshi yadindiye kubera kutagira umwuka wera, ariko kuko tugiye kuzura umwuka wera, kuko duhawe umwuka wera, kuko twuzuye umwuka wera, n'aya masezerano yose agiye kuzura ku buzima bwacu. Bya bindi byose Imana yaguye muri Yesu Kristo uhereye umunsi bigiye kuzura. Reka iyi minsi 10 turangije itwinjiza mu masezerano yacu. Iyi minsi 10 turangije itwinjize mu mugambi w'Imana no mu by'Imana atuvuzeho. Iyi minsi 10 turangije idutuze mu buzima bw'inayoti. Iyi minsi 10 turangije ihindura amateka n'imibereho yacu. Ya migisha yose iri muri Yesu Kristo utaruzi uko ufata, reka uhereye kano kanya Umwuka waratangira kwigishe uko wafata imigisha, uko wayikonsoma, uko wayibamo, uko wayirya, uko wayigenderamo. Umwuka wera kubera umuyobozi kandi akubera urufunguzo. Imiryango se yari ikinzwe imyaka myinshi umaze mu gakiza ikinguke, winjire mu masezerano, winjire mu Imana yavuganye nawe. Mana mu ijuru bagirire neza,
Imana mu ijuru basuka umwuka wera. Hera umunsi wa none umwuka wera biko ubuzima bwawe, ugendane nawe, uganire nawe, akuyobore mu nzira, akubwire ibyo akwifuzaho. Yesu ashimwe. Reka dusoze tugana ku musozo. Abadukurikiye kuri YouTube, connection yacitse uyu munsi byanze. Imana ibaho umugisha kubwo kwihangana, ariko ubutumwa tutatu bwa Prodinga mwashaka kubukurikira. Hanyuma abo twabanye kuri Zoom, namwe Imana ibaho umugisha. Abari kuri WhatsApp, Imana ibaho umugisha. Nabo turi kumwe hano muri kino cyumba, Imana ibaho umugisha. Reka mbere yuko dusenga tugana ku musozo, dutange ituro rya Pentecost. Imana yaguhaye umugisha. Urashobora gutanga ituro, icya 10, ishimwe n'imbuto y'umwuka wera. Haleluya. Ushobora gutanga imbuto y'umwuka wera, ushobora gutanga ituro ryawe, urashobora gutanga icya 10, ushobora guhigura umuhigo, urashobora gukorera Imana mu by'Imana yaguhaye. Cy'umwuka wera akuganiriza, akubwira, ucyumvire, ugikore kuko n'umugisha. Haleluya. Yesu ashimwe. Abari mu Rwanda bashobora gukoresha nimero mu Rwanda ya 0788 46 58 40. Ndayisubiramo 0788 46 58 40 ku bari mu Rwanda. Hanyuma bari muri Kenya namwe murashobora gukoresha 07 02 31 55 80. 07 31 sorry 07 02 31 55 80 ni nimero ya M-Pesa. N'abari hanze mu bihugu bitandukanye n'imigabane itandukanye mwayikoresha kuri Money Transfer World Limit n'ubundi buryo bwose. Imana mu ijuru ibaho umugisha kandi Imana mu ijuru bagire neza. Deka dusenge tubasabira umugisha hanyuma dusoza. Data mu izina rya Yesu Kristo turakwinginze ngo uhe umugisha abantu bose twabanye muri iminsi 10. Baretse ibyo kurya, baretse ibyo kunywa, baretse byinshi byari kubanezeza, baba imbere yawe muri iyi minsi bategereje kwakira umwuka wera. Rero kuri mugoroba dusoza amasengesho, umwuka wera umuntu wese mwami uri imbere yawe wagutegereje muri iyi minsi 10. Umuntu wese mwami wari ufite inyota, wari ufite inzara yo kwakira umwuka wera, duha umwuka wera Mana. Hari benshi bamwakira kwamera nka Sawuli babivamo, ubu ntibakiri kumwe nawe, ubu ngubu ntibakimufite. Ariko Mwana abo nabo bagarure ku musozi Nayoti kugira ngo bongere bahabwe imbaraga, kugira ngo bongere bahabwe umwuka wera, kugira ngo bongere buzure imbaraga z'ijuru. Hari amasezerano menshi dufite twahawe, hari imigisha myinshi iri muri Yesu Kristo twahasezeranijwe, ariko ntabwo isohora kubera yuko tutaruzura umwuka wera. Uyu mugoroba twuzuza umwuka wera, kandi wuzuza umwuka wera buri muntu uwo ari we wese, kugira ngo mwami amasezerano yacu yuzure. Tumenye icyo dukwiriye gukora, tumenye n'igihe tugomba kugikoreramo naho tugomba kugikorera. Umugisha abana bawe mwami. Dusenge abatanze amaturo n'abayatanze muri amasengesho yose, n'abatanze ituro rya Pentecost kuri uyu munsi. Data, abo bose batanze imbuto yabo muri iyi minsi 10 tumaze imbere yawe, batuse igitambo cyabo kuri iki gicaniro, wibuke kandi ubagire neza. Mwuka wera ubakingurira imiryango, mwuka wera ubaha umugisha, mwuka wera ubagirire neza. Ndakwinginze ukuboko kwawe kube kuri buri wese, kandi uyu mugoroba uha umugisha buri wese. Ndagusabye ngo usuke umwuka w'uburinzi, kubera ko Satani ageza kwihora, ariko umwuka wera atwikire buri wese n'amaraso ya Yesu Kristo, kugira ngo ntiyagire kwihora na kumwe k'umwanzi kuba ku buzima bwacu, kuba ku buzima bw'abakunzi Imana. Reka mwami amasengesho y'imisi 10 dushoje uyu mugoroba akurikirwe n'ubuhamya bw'imirimo n'ibitangaza y'umwuka wera. Data, ugiye gutangira gukoresha abantu bawe mu bihugu bitandukanye n'imigabane itandukanye. Urakoze Mana ko mva gusenga, izina ryawe rihabwe icyubahiro kandi rishyirwe hejuru mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibahe umugisha.
mwakoze ku imbere y'Imana. Dusubire ejo mu gitondo muri Morning Glory saa 11 kugeza saa 12 ku masaha mu Rwanda. Hanyuma izindi programu zindi tuzagenda tuzibabwira. Mwarakoze ku imbere y'Imana, mwarakoze kora muri minsi 10. Noneho mugende mujye munywe mu celebrating mwishime, amasengesho ararangiye. Imana ibaha umugisha. Mwarakoze ku imbere y'Imana. Bye bye, good night.